Dore ibintu bitanu ugomba kwitonda niba ushaka gukabya inzozi zawe. Ikintu cya mbere, gutega amatwi amagambo y'abantu. Hari igihe umuntu umwe gusa akubwira ngo ibyo wibwira si ibyawe, maze ugahita koko nawe ubireka. Ariko se niwe Mana yabikubwiye? Ntiwumve umuntu wese uvuga ngo wumve koko si Imana yaguhaye igeno ryawe. Dore ikintu cya kabiri, gutinya guseba cyangwa se gutinya gutsindwa. Benshi ntibatinya gukora inzozi zabo, ahubwo batinya icyo abantu bazabivugaho niba nabi. Ariko mu by'ukuri gutsindwa ni igice cy'urugendo. Ntugahindure intego kubera ubwoba bwo gutsindwa. Dore impamvu ya gatatu, kureba aho abandi bageze ukibona nk'uwatinze gutangira. Kwigereranya ku bandi ni imwe mu nzira mbi yo kwica intego zawe. Ahubwo babandi baguteye motivation ariko utabigereranyijeho. Hari igihe ubona abandi baramaze kurenga imbere, ukibwira ngo ngereka mpindure, nyamara wenda Imana yamaze kugutegurira inzira yawe ku giti cyawe. Irinde ishyari, irinde kwigereranya. Dore impamvu ya kane, gusa niba ukunze ibiganiro tubagezaho dukore subscribe. Twikomereza n'impamvu ya kane, kubura abantu bagushyigikira. Niba utegereje ko abantu bose bakwemera, abantu bose bagushyigikira, cyangwa se abantu bose bagukurikirana, uzasubira inyuma kenshi cyane. Niba Imana yakwemeye, ibyo byonyine birahagije. Komera niyo waba uri wenyine, kuko inshuro nyinshi abantu baza nyuma ari uko ibintu byawe bimaze gukundwa, cyangwa se bimaze kwemerwa, cyangwa bimaze kuba confirming. Dore impamvu ya gatanu, ari nayo ikomeye, abantu benshi bayikurikije byabaviramo inzira nziza, inzira ibageza ku ntsinzi, inzira ibaterura, inzira ibereka yuko ibyo batangiye hari igihe bizabyara umusaruro, kuko Imana ni byose. Dore impamvu rero ya gatanu, kutarambirwa. Impamvu ya gatanu ni kutarambirwa. Inzozi zisaba kwihangana. Umugambi muremure ntukorwa mu cyumweru kimwe, ariko bamwe bacika intege mu gihe bagitangira ntibabone umusaruro wa vuba. Bagahita bishakira indi nzira bacamo kugira ngo bakabye inzozi zabo. Nyamara twamaze kubona yuko inzozi zisaba kwihangana. Ntabwo wakora ikintu ngo uhite ushaka result mu gihe kimwe. Ubwo rero ijambo nyamukuru rikubiye muri bino bintu byose bitanu tumaze kuvuga hejuru. Intego nyayo sihindurwa n'abantu. Intego nyayo sihindurwa n'abantu, ahubwo intego nyayo niyo ihindura wowe imbere. Nihindura imbere hawe hakaba heza iyo udahise uyireka. Iyi ngiyi ni Big Win TV. Nawe ujya ubagezaho ibiganiro ni Cyubahiro. Niba wabikunze n'ukuri nta kabuza dukore subscribe, cyangwa se ugendere imbere ku biganiro byabanje bivuga ku buryo wahindura inzozi zawe zikaba impamo. Ni ukuri turabakunda. Ciao ciao.